sinzi sinigeze yararwaye cyo arwaye kanseri nyine nko babivuga ariko ikintu kimbabaza ni kimwe ibaze kubika n'umuntu akiri na muzima birababaje kandi biteye n'agahinda noneho akandi kanumvishe mu kante agahinda kumva ngo yabuze ubushobozi bwo kujya hehe Faisal yari bujye ngo ku itariki 3 ngo birasiba ngo kubera ngo habuze ubushobozi bwo kujyayo hibaza abakristo twebwe abakristo bari iwacu turi miliyoni zirenga 3 turi miliyoni miliyoni ariko nubwo batanga igiceri cy'icumi ubu twabura miliyoni zinga zo kuvuza umwana karakano ntabwo bakagize icyifuzo cye navuze ni gute Faisal ubuzi yaba ari mu Buhinde ubuzi yaba ari kumujyana mu Buhinde burya hatangwa mu mateka y'intambara mu mateka y'intambara ibaze indirimbo warimbika ico umuntu atana umukozeho amen mu mateka y'intambara zose zabayeho niyo ntambara yoherejwe abaririmbi badafite imbunda bagatahana intsinzi kora hano se wacu ako bike uratura uyu munsi uratura abatura ko nanjye mba ndi nayo uyu munsi ndaguha amanyakenya aya make oya ngo bakubita musoro aya makenya urayatahana aya mama nyakenya ni Imana nakayanga bari na menshi oya akonde twagiye dutu ngewe ndashaka ko oya ngewe ndashaka kutazongera kubura inote mwana yana mwabantu ibi naga ari ibintu byo gucira hanga kuko nta kuntu ngewe sinshaka kuzongera kubura inote ni gute kubita umuziki hari ikintu tugiye kuganiraho tugiye kubwira abantu ko indirimbo yafashe igihugu ikakibohoza oya buretse Shafati yatewe n'abamoni mu gitondo barabyubwira bati watewe n'abamoni n'abamuwabi inkuru mbuya mu gitondo ije kuri yo Shafati arapapa nibwo ibaze kugira ngo umugabo agire ubwoba byandike mu gitabo nyeragize ubwoba reka ntangire gusuhuza cyane wowe udahema kudukurikira mu biganiro bitandukanye tukugezaho buri munsi ko bwije nuko bukeye rero nkuko mubibona kuri kamera zacu ntabwo ndi njyenyine muri aka kanya ndi kumwe n'umukozi w'Imana twahuriye hano Nairobi ariko si ukuvuga ngo twamenyaniye Nairobi twari dusanzwe tuziranye nuko byabaye ngombwa nyine ko nkorera Nairobi nkabasha kubonana nawe kenshi nk'umuturanyi mwiza gore Yesu ashimwe amen umeze neza Karinete zirakubera mwana cyabyiba bisase urwaye mwana oya abarimo n'uburwaye buriya se rero abantu bambara rinete kubatandukanye ariko umuntu ashobora no kuzambara ari umurimbo sibyo sinzi birashoboka izo umurimbo izuba ryabaye igice turazigira amafilm none abantu batarwara amaso rarye bitugora no gutandukanya rinete z'umurimbo na rinete z'amaso ariye bitugora kubitandukanya gusa nyine nubwo ari z'amaso zirakubereye Imana ariko igukize Imana igukize umeze neza Nairobi bite Nairobi agashyuhe karahari agashyuhe kuko hajya hakonja ariko muri minsi arimo agashyuhe mukunda yego kandi siko twenyine n'ahandi nuko yego kuri screen hari indirimbo ndi kureba mbona urimo yego komane yanjye iriya ndirimbo se wenda reka tureke kurushya cameraman tuyivugeho iriya ndirimbo ni yabande ababyeyi kwa ADPR ku Muhima bura n'ababyeyi ibikorari ko mbona ikaze se ikorari nabaye bura nta musoro ubamo nta n'umukobwa ubamo n'abagabo n'abagore oya n'ababyeyi ni korari y'ababyeyi umubyeyi w'umugore n'ababyeyi nyine abagabo n'abamama yego kiriya cyari igiterane yari ronshe igiterane cyo gukora amashusho wow burya ni kuri yuberwa no kurimba no muri korari nje no bwa mbere mubonye muri korari nayoboye korari imyaka 12 korari igifumba nayoboye korari yo kwishuri mu by'Imana yobora imyaka 6 korari yo mu Ruvumere Benezeri tuyibana na Rafiki yandivuza amapendo urayiza ndivuza amapendo mu Ruvumere yego ubwo aho ni mu majyepfo bamwe bavuze ipendo bya hatari ndabashuje cyane abanyaruvumera y'abana Benezeri kwa yabubawe hanyuma nje Kigali njya muri kwa y'ababyeyi nayo nayiyoboye kuva 2019 kugera 2024 urumva naje nta muri Nairobi ariyo mvuyemo niyo mpamvu rero wabonye indirimbo yabo basohoye nziza yo Shafati Imana ibahumugisha yasohotse
yasohotse uno munsi iyi turi kureba Yeah. wow reka tubwire n'abantu bajye kureba ino ndirimbo ni nziza njye yankuruye cyane yankuruye cyane rwose ndabatinda bikubazaho nidukora n'ikiganiro najyaga nyiririmbaho ariya mavuta ariko nigeze kubona kwa Mignone uri kuririmba ku y'indirimbo najyaga mvuga nti Imana irumva wehe yumvise Yehoshafati we irumva buriya kariya kantu ka Yehoshafati kakoze amateka ariko baze kuririmba umuziki gusa nta muheto nta ntwaro ukubita umuziki gusa abantu igihumbi bagapfira rimwe kandi urantangiye timwebwe mvase tinimugerayo mwe ntimurwane muhagarare urugamba si urwanda muzamura ruto na seno muri bukore gusa arabaza Yehoshafati ufite abacuranzi ati ndabafite ufite abaririmbyi ati barahari ukaba uri kwibaza ati buryo ufite ibyo bintu ukaba uri kwibaza uburyo utsinda urugamba ngiye kuwukubitira abamoni n'abamowabu ngo gukubitira abamoni bihagurukije ati suko turaririmba iyi bo baribazaga ubu turi buririmba iyi koko turi buririmba iyi ndirimbo yanjye nikakubita umumoni nawe umukozeho mu mateka y'intambara mu mateka y'intambara ibaza indirimbo warimba ikica umuntu ntawe umukozeho amen amen mu mateka y'intambara zose zabayeho niyo ntambara yoherejwemo abaririmbyi badafite imbunda bagatahana intsinzi kora hano se ako bike uratura uyu munsi uratura abatura ko nanjye mba ndi nayo uyu munsi ndaguha amanyakenya aya makenya oya ngo bakubita amasoro aya makenya urayatahana aya mama nyakenya ni mu Imana nakayanga bari na menshi oya konde twagiye dutu ngewe ndashaka ko oya ngewe ndashaka kutazongera kubura inote mwana yamara mwabantu ibi ntago ari ibintu byo gukinisha ahangaha kuko nta kuntu ngewe sinshaka kuzongera kubura inote ni gute ukubita umuziki hari ikintu tugiye kuganiraho tugiye kubwira abantu ukuntu indirimbo yafashe igihugu ikakibohoza oya buretse Yehoshafati yatewe n'abamoni mu gitondo barabyubwira bati watewe n'abamoni n'abamowabu inkuru mbuya mu gitondo ije kuri Yehoshafati arapapa nibwo ibaze kugira ngo umugabo agire ubwoba byandike mu gitabo nyeragize ubwoba nabugiye muri sa twatukibisoma turacyasoma iyo nkuru igitabo cy'ingoma za kabiri hari ingoma hari abavuga ngo ni ingoma za kabiri ariko ni icya kabiri cyo kubyo yego ibice 20 murongo wa gatatu baze kwasoma bagere ku murongo wa 30 hoya Imana irabaza ati abaririmbyi barahari ti n'abacuranzi bati mwestar umuziki kubitira abamoni kubitira abamowabu bakata umuziki gusa Imana ikanyika kubita igihumbi cyarimwe kugeza ubwo bose bapfa iravuga ati ngwino tuzamuke ku munara ariko bari babanje kumubaza ati se ubwo turaririmba iyi uzi kurinda Mana we wabaye Imana uri Imana afite muve muri ibyo musanga uyu munsi haravuga ubwiza bwanjye gusa mujya muvuga ko nera imbaza ngize ihora kwiteka oya niyo nkiramanuka umusaza aramanuka kuvuga ko aramanuka kuvuga ko Imana yera ni ugusohora urusasa abamoni bagahita bapfa ubwo ni kibogo ubwo kwera ni grenade babwiza ukuri ibi bintu mubona ariko gore ntabwo nzongera kukumenyera shaka mbabwira ibi bintu mubona oya iriya reka mbwire nkubwize ukuri iriya ndirimbo yanyemeje iyi korali yitwa ababyeyi kwaya ku Muhima korali ababyeyi kwaya yo ku Muhima mugende muyishyigikire mbasabiye share like na comment na subscribe ku iyi ndirimbo murayibona munsi y'iki kiganiro nge nabugi ngo ni isaha mwababyeyi nge ntago ndumva ukuntu umuntu yatera ikorasi undaga kubita so kubita mubona ijana akabarambitse hasi ubwo ni ikibazo abamowabu 900 bagapfa bagahita bapfira rimwe ntabwo wabisobanurira harya wavuze ko uziga iyihe gitari ya soro abasoliste haleluya abasoliste Imana ibaha umugisha aho bari mwubawe n'abandi ndabemera ariko bari agasoro gafite ukuntu kajorogotora umumoni mu gihoriho agahita ari kuri umwana urugiye kwikira ndakubwiza ukuri ibyo bintu muvugura hayi wewe ariko ejo bundi warankosoye mwana muri arena oya cyane akubise icyongereza ejo bundi hano turi kuririmba rege washarare ari n'ibindi nkugisha n'undi ariko sinzi abwo si too much Jesus love you too much this is love ni bene ibyo excess love ntabwo nabimenya ko nzabimenya yego too much excess love ni ibyo ngibyo
ntabwo reka episode izakurikiraho harimo urukundo nta kibazo. bizagenda biza iyi Nairobi ntiwayibanamo ikinyarwanda gusa biri uzi gutumye nkumbu uwo muhanzi deruka guhurira ahantu kuri Arisalemu yari yasohokeye hakurya y'ikabuga ihangane ndumva birimo gutogota ihangane iyo nzara siyo kukwica ihangane barimo kubitegura bongeraho ibirungo birimo gutogota. Imana iragukunda ntiyaguha imiture shaka amabwiriza ntabwo ntiyaguha ibitarashya ariko hari abahanzi bari bafite iyereko we ndamushuje sinzanasengera uko atagikora umuziki ariko disi simuheruka vrema biri ku mashyiga ndagushoboze cyane ngo birimo gutogota ariko na Gogo afite indirimbo ijya kugirana isano n'iyo muri iyi minsi yahimbye kabisa every day I need the blood of Jesus every day I need the blood of Jesus because he is good every day I need the blood uriya muririmbyi Gogo ndagushimiye numvise waramushimye uranamusuhuza uriya mwana mperuka ko kumva niba uri mu giterane yaragerageje pe uri kumutangiraho urugero uvuga ngo nta hantu kuri Imana itakura umuntu nta ntandi kure itamugeze ngo rimwe na rimwe abantu babona ibintu bya Gogo bakabifata nka comedy bakabifata nk'ibintu biri aho gusa. Gogo n'umukristo njye urabizi ko tunganira nawe kenshi cyane mu biganiro ariko bike tumutumire hano muri Nairobi tumuzane Nairobi se tumuzane Nairobi tuganire dusebure tuzakora hehe stade Gogo mushuti wanjye mugenzi wawe afite inshuti buriya uriya mukobwa afite inshuti nyinshi cyane ku rwego rwo hejuru abantu nabanye bamukunda ariko umuntu utamukunda afite abazimu ni kwa kundi umuntu afite ishyari riri mutogotamo kwanga uriya mukobwa ni ishyari ryaba ribira mu muntu ariko ubundi arakunditse ariko wamuhora iki arakunditse wamuhora icyo kugiza tubwire nk'ibintu bitatu washingira nk'umwana ejo niba mubonye ya performance ahantu wabonye ukuntu byari bimeze neza wabonye ukuntu byari bimeze neza Gogo yahatambukanye umucyo nkeka ko ari wari ufite n'abafana benshi hariya ahantu every day imugejeje kure ubwo rero nawe nuri migisinga neza too much ejo bundi uzumva Nigeria ati uriye yamara uraza kukiririmba umva musengere Goreti arashaka kuzana Gogo Nairobi niko Imana rero iteye ubona ukuntu turamye Imana uko dushoboye ubu nibwo buzima twaremewe kwishima kunezerwa gutangaza amahoro Yesu Kristo yaduhaye ko umuziki wisha abamori n'abamawabo ukimara kumenya ibyo yewe Goreti mushimiye Imana mujye mundeka nawe ukata ndyamye nawe ukata mpagaze nzajya nkata umuziki kuko namaze kumenya ko umuziki uragabanya volume gato ko iyo bakubise umuziki abadayimoni barapfa kumbi ibintu Imana ikisha ibintu rega bitanabisobanutse ni gute wansobanura ko umuntu bagutera ugafata ngo ikibindi sura kibuka kimwe twavomeshaga kera twagize mu rukomo ngo nugufata urubindi ngo ufate urubindi ngo rukubite hasi ngo ufate ngo urumuri nguzunguze gutya ngo hanyuma ngo abanuze ngo barapfa ngo nukuzunguza ngo abamediani ngo baragiye hoye umva kandi nyinginga nkakubwira ndakwingenze none hahandi uribuka ko amazi azimya umuriro hari ahantu yigeze awucanuka ako kantu Mana yanjye be ku musozi we urabyibutsa se ndabyibutse amazi ubusanzwe buretse azimya umuriro amazi ubusanzwe azimya umuriro noneho ariko bayasutse mu muriro urakawe waratse Mana yaravuga ati witeka niwe Mana ntabwo urugamba rw'Imana rumenyerwa urugamba rw'Imana ntirumenyerwa ubu kandi ukuye mu indirimbo cyizere ariko wabonye iriya protocole yakoze atese mwarangije gahunda zanyu confidence yes urajya ugenda yigiriye icyizere avuga ate kupo mwasoje murumva mwarangije kwikebagura no kwihamagara byabanane byahanze yanabagiriye n'inama mwakwikebaguye nimwongere ahari Imana yanyu yabisinziriye ibaza Imana isinziriye kandi hasinziriye umugore wari ufite umwana
ibitotsi ni bibi. Yego. Hari umugore wasinziriye ngo yabyara ngo babyari babiri. Yego. Umwe ngo umwana arapfa. Yego. Noneho undi arasinzira. Asinziriye uwundi yiba umwana wa mwana w'uwundi. Ngo aramwiba aramutwara. Ariko Salomo yari umuhanga aruca neza. Umwana wanjye. Ati umwana wawe se umufite umwana nyiri umwana n'umufitiye impuhwe ariko wibaze yarababwiye ngo niko ngo Imana yanyu yaba yasinze imaze Imana isinze yarabaje ati please nimwongere mwikaba kandi bavuga ko ngo iramutse isinzire twashira iyaryama twashira harya ni yabandi iyaryama ntajya hurikira ndabashoje banyirayo ndabakunda ni korali Rehobothi yo korali yitwa Rehobothi yo kuri ADEPR Kirigodiyari bararirimbye bari abantu b'Imana bararirimbye ariko korali ibihe bya kera buriya zarimo neza rwose ego ntabwo tujya tuzibagirwa ariko bafite impamvu bahari impamvu yayo twagomba kongera amasengesho tugasenga abaririmbyi n'abahanzi. Eliya rero ati mu ntiza ayo mazi mwakoreshaga ati Imana yasinze nimuyikangure Imana babyutsa ntiyumve bakangura ntiyumve bakikebagura ntiyumve ariko arasenga ati Imana yayisaba iyacu ihorira maso imeze iri yego wataka gatete mwana wanjye ndi Uwiteka ndi kumwe nawe nzakugirira neza bikemu nzakubakira arababwira ati mwese nimwegere hino nkavuza ugahita ugacaho nzakubakira nzakuderevu ko nkavuga ugahita wiraza Nyanza ako kantu nakakiriye yacira kandi ubuhanuzi bwawe buhita busohora ndakubwiza ukuri buri yacira avuga ko ati ndi Uwiteka nzakugirira neza we yarayizi yagiye guhamagara yarayizi yarabizi ko igomba gutandukanya hari ibintu bigomba gusobanura oya umva sa kandi yakoze yaravuga ati mwegere hano gato tuvugana mwegere hino arabanza agira ibyo asenya agira n'ibyo yubaka arubaka ibicaro bya byarasenyutse aragenda arubaka imiryango 12 y'Abisirayeli arubaka neza hagatundi dore ku byahoze hari icyifuzo cyiza yagize itoro rikwiye kujya rihorana ndabwira ati Mana ndashaka ko uyu munsi bimenyekana ko uyu musozi ko ari wowe ino minsi barahuze bari bize umuntu arwara ntibabimenye bari bize mu biki nazo numva umwana warwaye akabura nuko bigenza yo ukomye urusyo none ukomye n'ingasire hari abantu bari bize bitewe n'ibibazo byinshi bafite hari abayobozi b'amatorero haba hari iki hari inkuru narebaga mu kanya uranyibukije narebaga kuri Zaburi nshya isa n'ibikaza wade ariko ngira ngo umunyamakuru yavuguruzaga amakuru amaze iminsi agenda yandikwa mu binyamakuru bitandukanye ngo Zawadi ngo yitabye Imana. Zawadi kuba dukurikiye ni umukobwa w'umuvugabutumwa mwiza ubutumwa bwiza ubwiriza rwose uvuga Imana neza akavuga n'ubuhamya bwaho yamukuye ukumva uri kubyumva Imana mukuye mu rumogi hashize iminsi rero abantu kwamba ababloga bagenda bandika ngo yitabye Imana ariko se nibyo ararembye ariko banza n'ukuri ni muzima kuko nabonye president ntabwo arapfa kumutera ariko ararwaye Zawadi ararwaye ahubwo ikintu cyambabaje Zawadi arwaye iki sinzi sinigeze ararwaye cyo arwaye kanseri nyine nko babivuga ariko ikintu kimbabaza ni kimwe ibaze kubika n'umuntu akiri na muzima birababaje kandi biteye n'agahinda noneho akandi kanumvishe mu kante y'agahinda kumva ngo yabuze ubushobozi bwo kujya hehe Faisal yari bujye ngo ku itariki 3 ngo birasiba ngo kubera ngo habuze ubushobozi bwo kujyayo hibaza abakristo twebwe abakristo hari iwacu turi miliyoni zirenga 3 turi miliyoni miliyoni ariko ubu nubwo batanga igiceri cy'icumi ubu twabura miliyoni zinga zo kuvuza umwana karaka none ntabwo bakagize icyifuzo cyane navuze ni gute Faisal uzi yaba ari mu Buhinde uzi yaba ari kumujyana mu Buhinde burya hatangwa burya biratanga ibyiringiro ko avuriwe mu Rwanda yakira niba hagitanga ibyiringiro ko avuriwe mu Rwanda yakira yaba muzima twebwe twakora iki twakora Zawadi akwiye gutabarwa hari umupfakazi wigeze apfa wari utuye Yopa bamwita Doruka Tabita ngo yagiraga imirimo myiza cyane y'urukundo yo kudoda amakanzu ariko ngo amaze gupfa baranga kubushyingura haba ikibazo ninde uzongera kutudodera buriya Zawadi dukwiye gucunga ataducika tugifite icyo gukora kuko hari ibintu ashoboye tutabona mu bandi ndakubwiye ngo baravuze bati ntiyashyingurwa yego ntabwo ari bushyingurwe hano yego turayizana yego
turayizana imyenda Yego. barayizana banaganika batya ku ati none tubwire Petero ninde uzongera kudoda amakanzu meza ninde Petero arakura umusimbura Petero ibi twambaye ni tabita ni doroka ntabwo twatuma umusimbura aravaye erega Petero yabonye ibintu bikaza aravuga ati abagore bisajije yego abagore n'abakobwa ndabona bakamejeje yego arabaheza basavuga ati mureke dusenge Yego. ahamagaye yera Imana dushingiye kwaya makanzu dushingiye kwiyi mirimo doroka tabita yakoze nimungirire imbabazi mutabare Zawadi nimungirire imbabazi mutabare Zawadi tumutabare mu buryo bwose tumutabaza amasengesho n'amafaranga wumva ikintu uvuze tumutabaza amasengesho n'amafaranga gusenga konyine ku kibazo afite voilà niba twizera ko Imana ishobora byose yamukiza atanagiyeyo kugira batatwumva nabi nimba bibaye ngombwa ko n'abaganga bagira icyo bakora kuko Imana yabashyizeho ataragisida yego kugeza nubwo bamubika ngo yapfuye kandi akiri kuko nanjye iyo ndwaye ndasenga ariko nkajya no kwa muganga kwivuza Imana no kuri bavandimwe niyo mpamvu kinazemo Zawadi rwose mutabare Zawadi wabonye ahantu aryamye Zawadi wibukane Zawadi wo mu ruhengeri Zawadi wavuze Imana neza Zawadi wagiye abantu bavuye mu itabi nawe yahozemo kera nawe akabivuga abandi nabo bakarivamo Zawadi wabwirije ibihumbi n'ibihumbagiza bikihana ageze ku rwego akeneye abantu yego yakoreye Imana koko nibyo ariko ageze ku rwego dukeneye aradukeneye ngo tugire icyo dukora birababaje kumva ngo wenda kuko byaramutse byabaye tukumva ngo yapfuye ubu twavuga iki twakora iki wenda n'ubushobozi n'ibyo ntago wenda twege twabikura ngo tugire gute ariko nibura ukavuga ati nanjye mu bushobozi nari mfite mu bushobozi nari mfite nanjye hari icyo nakoze nubwo birangiye wenda byanze ariko hari icyo nakoze kuri ibi bintu byo gufashanya nta muntu n'umwe wabura icyo afasha undi ntago yabura icyo afasha kugeza ubu ku isi nta muntu n'umwe udafite icyo arusha naho dusenyera ubwacu twikusanyije uyu mwana twamuvuza yego n'amatorero yazengurutsemo abwiriza ubutumwa bwiza aramutse abihinduye itangazo ry'impuruza sibyo baramutse babihinduye itangazo ry'impuruza kandi ADPR guhera Gisenyi arya asengera bukane avuga ati rwose ya ADPR Ruhengeri iramutse ihagurutse ku muhima batarimo Nyarugenge batarimo naye hose batarimo nubwo bamwiba bagatabariza Zawadi mu bakristo batandukanye erega ni narwo buriya ndagira ngo nkwibutsa ko iryo ari naryo dini Kristo akeneye ko dusengeramo imfubyi abapfakazi abababaye abatishoboye buriya niryo torero Kristo yego niyo dini yakuri ubwo rero iyo dukoreye ikintu nk'iki vraiment nanjye navuze ati reka dukoreshe umwuga Imana yaduhaye dutanga umusanzu wacu wo kumuhururiza iyo yagerageje ibishoboka n'ubu ndabizi ko bagikora yitwa ari groupe y'abatumishi yitwa groupe y'abatumishi ndayishimiye wowe n'uwitwa Janvier yakoze ibishoboka byose na bugingo n'isa ariko noneho nabandi nabo nibagerageze mureke tugerageze turebe ikintu twakora dutabariza abadatarapfa iryo jambo ryambabaje bivuga ngo yarafite rendezvous ku itariki 3 ngo barayihindura ngo bayigira ku itariki 10 ngo kubera kubura uko hajya Faisal ubwo se no kubura uko hajya mu Buhinde ibaze Faisal isa hirya nga mu mujyi hano hirya ntabwo inkuru yo kubura uko agera yari kwiye kumvikana mu matwi ubu kubura uko agira ko yari kwiye kumvikana mu matwi y'isi yose ngo yabuze uko ajya hehe Faisal yego ntabwo ibi bintu mutubabare bantu b'Imana mudukurikiye nzi ko hari umuntu umwe ushobora kudukurikiye yego Imana izatwibukira ku byo twakoze Imana ntizareba umuceri twariye izareba twahaye abakene ntizareba imyenda twambaye izareba twagabuye ntizareba amafaranga twatunze izareba twavuje mw'abantu rero bantu b'Imana ndatabaje rwose ni mureke dufashe turebe icyo dukora we Imana hari yo kabya rero yo gaheka iranamukiza ndabyizeye ariko tugira iki ikintu dukora anafuza abasenga dukomeze dusenge dukomeze amavi twinginga Imana ku bwa Zawadi ndetse n'abafite icyo bakora kugira ngo ajye kuvuzwa akire abaganga nabo n'Imana badushyiriyeho kandi bahubwenge n'ubumenyi kugira ngo bafashe ubuzima bwacu kubaho rero ukeneye gufasha no gushyikira Zawadi nyine wabinyuza kuri iyo nimero ye aho ngaho munsi y'icyo kiganiro nyine ndayishyiraho muri comment ku buryo ushobora kubona Zawadi mu buryo bukoroheye ushaka koherezaho inkunga
kandi natwe udutubye twagutumikira mu izina rya Yesu. Gore reka bari naha dusoreza kino kiganiro cyacu tujye mu muziki mu kanya. Wambwiye ati waje witeguye waje witeguye kuza guhimbaza Imana ya igihe niki. Uriya mwana twavugagaho uyu munsi wari ntari kubasha kuzamura ijwi bitewe n'ikibazo wabona ko nigirira morale kandi yagiraga morale imbere y'abantu avuga ati ngiye Imana yankuye hakavuga Imana mukuye mu rumogi akavuga Imana avuga ati Imana nyingiye yankuye ndi umuriga mwana nducuruza nkarucuruza naza kurucoma nkagenda nirampa ariko urabona ko ariko uyu munsi umubiri wamutengushye ntarimo kubasha kweguka. Ubu harageze rero kugira ngo twego tukiri bazima natwe dukore hakiri ku manywa. Iyi si zarangira, isi zashira. Mbonera no kubwira abantu mumenye ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Dukomeze dukiranuke, dukomeze twezwe, tugira neza, dukora imirimo myiza kuko imirimo nizaduherekeza, imirimo y'aberizibo. Ijambo ndibarambye ngo igihe cy'isarura gishize ngo abakozi bose bazataha, umwana azabakira ababwira ati mwakoze neza. Ngo ari naho nasomye ngo bazamubaza ngo azashyira bamwe intama iburyo ngo ihene ibumoso, ngo abiburyo ngo abashibire babwire ngo igihe nari ndwaye mwaransuye, ngo igihe nambaye ubusa mwaranyambitse, ngo igihe ndi mu bitaro mwarangemuri, ngo bahindukire bamubaze bati twabikoze ryari. Ati ubwo mwabikoreraga umwe muri Zawadi nawari burya ninjye mwabikorera nimwicari iburyo bwanjye mwakoze neza. Igihe cy'isaro gishize imirimo y'aberizibuka bantu b'Imana nimureke dutabahe n'abandi benshi barwaye hari n'abandi benshi barwaye ariko Imana ibambere ubushobozi kugira ngo namwe mubashe gusapotinga abandi. Imana ibamugisha mu izina ryayo. Kandi si kuri Zawadi gusa, niba uzi n'undi muntu ubabaye urwaye muturanye cyangwa ushonje wime n'ibiryo hari umuntu uri kuburara ngo ndashaka kubwira Imana ngo Mana utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi twababarijwe Mana twishimisha ibyishimo. Hari igihe umuntu ababara bike ugapfundikanya bikavamo ugapfundikanya bigapfunduka ukabijyana habikanga ukabijyana hirya habikanga, ariko ngo umunsi umwe Imana sinza ahantu ikora yabwiye kuro ngo iki ngo n'ibintu biri ahantu hahishe. Imana yonyine ifite ukuboko ko kujyana ahantu hahishe igakuraho ibintu byawe ikabikuzanira. Imana ikwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi wababarijwemo. Mana data ndagushimiye kuko uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi, uri Imana nyamana. Nandi bunganiriza abantu bawe mbabwira ukuntu ujya utabara umuntu, mbabwira ukuntu uri Imana ikiza. Tugutumye amasengesho ibukane, iri sengesho turyohereje kwa Zawadi, iri sengesho turyohereje CHK, iri sengesho turyohereje mu bitaro byo muri Kenya, iri sengesho turyohereje ku isi hose. Dusengeye abarwayi, dusengeye abashonje, dusengeye ababuze uko bagira. Imana ireba aho tutareba, Imana icinzira. Imana yabwiye kuro ngo kuro nzakugenda imbere ahantu hataringaniye maringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Urangije uravuga ati kandi si ibyo gusa, n'ibintu biri ahantu hahishe njye ninjye ufite ubushobozi bwo kubikuramo nkabiguha. Muri ibyo biri ahantu hahishe abantu barababaye, abantu bafite amadeni, abantu babuze amafaranga. Tanga amafaranga n'amavuta. Iyo umuntu afite amafaranga adafite amafaranga hari igihe atuka Imana. Iyo umuntu yakennye hari igihe avuga nabi, iyo umuntu nta kuntu afite agira biranga. Uwiteka we gira icyo ukora byose urabishoboye. Urakoze kubyumvishe, twari turi kuganira nawe, turi kuganira n'abantu bawe. Mana bashyiremo ibyiringiro kandi ukomeze uturemere kandi ukomeze utugirire ibambe, cyo gikomeze kuba cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. Amen. Murakoze cyane ku bari bakurikiye kino kiganiro kandi Goreti nawe ndagushimiye. Urakoze cyane. Nizere ko umuziki muri iyi minsi ugiye kuduha. Tugiye kuririmbira Imana mu minsi dufite, tugiye kwikoresherezamo Imana. Kandi Icyongereza n'Igiswahili bigomba kujya imbere. Nawe bikemu rero ucotora too much mwana. Nzaba namubonye se bwana. Yes, murakoze. Goreti ni intore aganira nyine gitore, ibintu bimeze neza cyane. Iyo ndi kumwe na Goreti nta rungo tuba dufite. Bye bye. Bye bye. Bane bamugisha turabakunda.